noneho umwana umwe muri bo akajya ahangana na se w'umukobwa, agahangana na se yamuvuma nawe akamuvuma, yamucira nawe akamucira, yamusunika nawe akamusunika. Arangije umugabo aza gufata umuhoro, afata umuhoro avuma, afata agahera akajya avuma umwana w'umukobwa ati uzabeho Ntamugisha ufite, uzapfe utabyaye. Twabifataga nk'imikino, tukajya tubona nyine papa wabo nyine ni umunyamahane, abana bakirukanka nuko, ariko umukobwa yaje gushaka. Igitangaza cyantangaje n'uyu munsi, ndabyibuka ibyo bibaye hashize, ndabyibuka ko nifite nk'imyaka nk'icumi, hashize imyaka irenga 20. Uwo mukobwa yashatse tukiri muri primaire kugeza na n'uyu munsi. Waramutse neza nshuti mukunzi wacu, umuntu dukurikiranye muri iki gitondo, Imana iguhe umugisha, wahisemo neza gukurikirana Chantal TV. Yenda Imana Marie Chantal mbagezaho ibintu biganiro. Uyu munsi rero ni umunsi mwiza nanone, twebwe wacu harakeye, hameze neza, ndizera ko namwe amahoro y'Imana ari ku buzima bwanyu, kandi ibyiza byose Imana itanga ndabikwifurije. Hanyuma tumaze iminsi tuganira duhugurana, twifuza ko umuntu abaho anezerewe. Ni nacyo Imana yaremeye umuntu abaho anezerewe, umuntu abaho afitiye umumaro abandi, umumaro ufitiye wakaba ugira ubuzima bwawe. Biba byiza nanone iyo hari uwundi muntu ugiriye umumaro. Uyu munsi nahoze mvuga ngo reka tuganire. Ubundi urukundo rw'umubyeyi ku mwana usanga ari rwinshi, akaba yumva yahora ari hafi yawe, yakubaza umeze ute, waramutse ute, wambaye, wifubitse, si ibintu nk'ibyo. Ariko abana bafite urukundo rungana iki ababyeyi babo? Abana bafasha ababyeyi babo ku rugero rungana gute? Hari igihe usanga umwana yarazamutse, ntabwo ari bana bose, ariko umwana akazamuka akagera ku iterambere ryiza. Umubyeyi wenda aracyarwana n'ubuhinzi cyangwa se ubucuruzi bw'ibintu biremereye bivunanye, kandi imbaraga zigenda zigabanuka, ariko ugasanga umwana azi ko papa agifite amafaranga, papa afite amafaranga, papa yampa amafaranga, mama yampa amafaranga, mama arishoboye. Iyo ubyitegereje usanga hari akantu kabura. Niko nari mvuze ngo reka tuganire. Wenda ntabwo ndi kubwira abantu bato cyane, wenda bangana mu bigero byo munsi yanjye, hari n'abantu bangana natwe mu myaka 30-40, ugasanga umubyeyi w'umuntu afite ibintu byinshi akeneye ku bana, ariko abana ntabwo bari kubona ibyo bintu umubyeyi akeneye. Hari umuntu wavuze ngo umubyeyi atunga abana 10, umubyeyi abyara abana 10 cyangwa 7 cyangwa 8 cyangwa 9, akabarera bose bimugoye, akabishobora, akagerageza kubaha ibyo bakeneye mu bushobozi bwe. Ariko abana 9, abana 10 bakananirwa umubyeyi umwe. Ibyo bintu ni ikintu giteye isoni, ni ikintu dukwiye kwigaya. Niko se wa mwana we, ni gute ugera ahantu ushobora kugura imodoka, mama wawe adashobora no kubona umwambaro, umutima we unezerewe? Mene nta nubwo ababyeyi basaba byinshi. Ni gute wowe ufite imodoka 1, 2, inzu 1, 2, mama wakiba mu nzu iteye isoni? Ndaguhuguye, mfashe umwanya, kuko nzi ababyeyi benshi bagiye bavuga ngo bana bacu. Nako kwese ntabwo tuvuze ko umuntu wenda abarwana n'iterambere n'ubuzima bwe, kandi rwose urukundo rujya imbere, usanga ruva ku babyeyi rujya ku bana. Yenda nawe ugeze igihe cyo gushaka, urimo kurwana no kugira ngo umwana wawe azavuka asanga hari ibyo wamuteganyirije. Ariko ntabwo ibyo ngibyo ari impamvu yo kwirengagiza ababyeyi. Hari abandi bantu ubu none n'iterambere ryaraje, hari amazu abantu bamwe barajyanamo ababyeyi babo, amazu y'amasaziro, ugasanga umubyeyi yego hari igihe wasanga udafite uburyo bwo kwita ku mubyeyi, ibyiza biruta ibindi. Umubyeyi yakabaye agasazira iruhande rwacu. Yego ababyeyi ntabwo iyo umuntu ari gukura
hari imyitwarire basigaye agira itanejeje rwose, itaryoheye imibereho, nyenda ugasanga ntago yumva ibintu vuba, ntakabyumva nkuko bishaka, wenda murashwana yenda uri umusore ukumva ntugushaka ko azajya ashwana n'umugore wawe, ukagenda umwigizayo nubwo atari wawe mu nzu, ariko byibura akaba hafi, mukamenya ko yariye, mwashobora kuba mwabimugezaho akabibona, mukamenya ko yoze, mukamenya ko afite umwambaro. Ni ukuri byaba byiza. Noneho maze y'amasaziro tugenda tubona, usanga agenda atuma ababyeyi basazana agahinda. Rimwe na rimwe ugasanga twagushije amasambu yabo kugira ngo twikenure, ngo cyangwa ngo tugira ngo tubiteho, ugasanga baraho basaziye mu bukode, barababara, usanga imivumo ari myinshi. Ikiza nuko mu gihe cyose akiriho uyu mubyeyi akaba yahabwaho kuba, mu gihe cyose akiriho wasanga byaba byiza umubyeyi ahawe agaciro ke, akabiwe aramutse bikunda, akagira icyo asaba mukakimushakira, banamukontributinga ababyeyi babeho. Ndabizi hari abantu benshi babikora, ariko hari n'abandi batabikozwa. Izi nama tuba dutanga ni za sosiyete, ni iz'umuryango mugari, si no mu Rwanda gusa, abanyaburayi bo mwarabibonye ko abasaza n'abakecuru bafite aho ngaho basazira, n'iwacu barahari. Ariko ni ukuri si umuco mwiza, ntabwo ari ikintu cyiza. Ntabwo navuga ngo uyu munsi wa none umubyeyi ahabwe wenda nk'ibyo ufite, kuko ntiwabishobora, ariko gerageza umubyeyi wawe anezererwe. Ababyeyi niba mwarabibonye ntabwo bakunda ibintu birenze byinshi, bakunda ibintu byoroshye, bakunda ibintu byo kutananiza abana babo. Gusa nyine basaza bafite utuntu nyine tumwe na tumwe tutumvikanaho, ariko waba karuma, niba batubyaye, niba batureze. Abuzukuru mubaha abuzukuru babo babasohoze, ntabwo bivuze ngo buri gihe, ariko kenshi gashoboka, kuko urukundo badukunda, urukundo badukunze ntabwo twarubishyura ngo tubishobore. Ariko ita ku mubyeyi wawe, uzagira umugisha. Bibiliya iravuga ngo umugisha w'umubyeyi ni ikintu gikomeye cyane, cyubaha so na nyoko kugira ngo uzaramire mu gihugu Imana iguha, uzatunge, uzororoke, uzatunganirwe. Nzi umugabo twe duturanye, abana, uwo mugabo ntago yari yoroshye, ntago yari afite imyitwarire myiza. Utaza kugira ngo umubyeyi tumukunda, tumwitaho kuko ashobotse, kuko ari mwiza, kuko atubwira neza, kuko yumvikana. Oya, kuba ari umubyeyi ni ntasimburwa mu buzima bwawe. Tubikora kuko dutegetswe kubikora. Hanyuma ninjye gutanga ako gakuru k'ukuntu umugabo twe duturanye afite abana benshi rwose, hari abo twari mu kigero kimwe, harimo n'abakuru. Hanyuma uwo mugabo akageza agakubita umugore, bagakubita abana, akabasohora yanyweye nijoro n'iki byose. Ndashaka kuvuga ku muvumo w'umubyeyi. Noneho umwana umwe muri bo akajya ahangana na se w'umukobwa, agahangana na se yamuvuma nawe akamuvuma, yamucira nawe akamucira, yamusunika nawe akamusunika. Arangije umugabo aza gufata umuhoro, afata umuhoro avuma, afata agahera akajya avuma umwana w'umukobwa ati uzabeho Ntamugisha ufite, uzapfe utabyaye. Ntabwo yamubwiye ngo azapfa adashatse, yamubwiye ngo uzashake ariko uzapfe utabonye ugukubita nk'uko nanjye unkubise, uzapfe udakubiswe n'uwo wabyaye. Ntuzigire ugira uwo ubyara ngo akukubite, wowe uzakubitwa n'iminsi. Twabifataga nk'imikino, tukajya tubona nyine papa wabo nyine n'umunyamahane, abana bakirukanka nuko. Ariko umukobwa yaje gushaka, igitangaza cyantangaje n'uyu munsi. Ndabyibuka ibyo bibaye hashize, ndabyibuka ko nifite nk'imyaka nk'icumi, hashize imyaka irenga 20. Uwo mukobwa yashatse tukiri muri primaire, kugeza na n'uyu munsi ntarabyara. Yabaye nk'umusazi ku gasi, yabaye nk'umusazi ku gasozi. Nuko yahangaye umubyeyi. Mu by'ukuri ntabwo umubyeyi yari ari mukuri, nta n'ibyiza yakoraga,
ariko ntabwo ububyeyi bwe bumwemerera kubuhangara nshuti yanjye. None rero nari nkubwiye ngo ubaho umubyeyi wawe, kunda umubyeyi wawe uko ari, igihe icyo ari cyo cyose musazishe neza. Niba ari nyoko bukwe asaze neza, niba ari umukobwa ari umwana nako ari mama wawe asaze neza, niba ari papa wawe, niba ari sobukwe basaze neza, bavuze ijambo ryiza ry'umugisha ku buzima bwawe. Bizagira umumaro ku buzima bwawe, bizagira umumaro ku rubyaro rwawe, bizagira umumaro ku muryango wawe. Umubyeyi atanga umugisha, kandi umubyeyi nagusaba ntukamumwikureho n'umujinya n'amahane. Jya umubwira uti papa ntago mbifite, humura mubyeyi nzabishaka, cyangwa se mama ihangane, ukamushishikesha udahanganye nawe, nagutuka akakugira ate umwihanganire, kuko umubyeyi ntabwo asimburwa. Nguhaye rero nawe iyi nkuru, nguhaye iki gitekerezo kugira ngo wongere usubire mu buryo ubanye n'umubyeyi wawe, usubire mu buryo ubanye n'abanyoko bukwe n'abasobukwe, hanyuma bizagira umumaro kuri wowe uyu munsi n'ejo hazaza hawe. Uko tugenda tuva mu babyeyi nawe uzagira abana gutyo 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 gutyo, bibe uruhererekane rw'ubuzima, umugisha ugwire mu byawe kubera ijambo umubyeyi yavuze, kandi umuvumo uzakubaho igihe cyose yawukwaturiyeho, keretse niba kurenganya, ariko igihe cyose washatse guhangana nawe, kuko Imana iranabivuga ngo uzagira umugisha. Ikindi kintu ntagenda ntavuze nasorezaho, muribuka Isaka aho umugisha Yakobo na Esawu. Niba umubyeyi yatuye umugisha ku mwana, umwana wanjye uzahirwe, nubwo utahirwe uyu munsi umugisha uri kuri wowe. Ariko yawaturiye kuri Yakobo aramubwira mwana wanjye uzagira umugisha, ibyo mu butaka bizakumvira, ibyo mu kirere bizakumvira, umugisha mu bantu, umugisha mu ibyo byose byamubayeho. Ariko uzibuke yamaze gutanga uwo mugisha, mukuru we yaraje amubwira ngo mama nta wundi mugisha, papa nta wundi mugisha na muke usigaranye. Yamubwiye ngo iki? Mwana wanjye nta mugisha n'umwe sigaranye. Bivuze ngo ko umwana yari muzima, ko yari afite amaboko, ko yashoboraga no kumuha izo nka, kuki yakomezaga insista ngo papa wamuha umugisha? Kora ibishoboka, wirakaza mama, wirakaza papa. Kandi nawe nubwo waba uri mukuru ufite mama utakigira imitekerereze ndarashaje cyane kujya atumva cyangwa atabona, kora ibyiza, umutima uranezerwa. Hari n'umuntu uri muri koma ngo arumva. Kora ibyiza, niyo yaba ari muri koma azatura umugisha mu mutima uzakubaho. Umugisha uzaba mu byawe, umunezero uzaba mu byawe, nawe ubwawe ntuzikondana, ntabwo uzangara ku gasozi, hari ibintu utazishinja. Kuko niyo baba badahari bataranavuze n'ibyo byose mvuga by'umuvumo n'iki, ntabwo wowe uzigira wikondana uvuge ngo hari ikintu nari gukora. Mubwire neza gihari, nimunashwana mwiyunge, ariko ujye ukora ibishoboka ku buryo atazakwaturiraho umuvumo. Ndagushimiye ko wemeye ko tuganira, kandi neza iyi nama nkugiriye nugenzura neza abantu bose bavuga ibi bakakuha ingero z'abavumwe bikabafata, hakubwira abahawe umugisha bikabafata, uzafata inzira nziza. Urakoze, Imana iguhe umugisha. Ciao ciao, shalom.